deje kagenda njye kwibwira uburozi mbabwira ngo umwana ntabwo tuziyagiye niba yarasuye mu biro ni muza mu mayiboge niba ari ibiki ntabwo tubizi dufata decision kujya kubimenyesha ubuyobozi ntabwo yagiye kubibabwira ibi urangire no kumbwira jewe ikibazo cyuriye mwana mu matwi yanjye kuko ibi byo bagice nibyo byiza ariko ko mubwira ikibazo cy'abana bakoresha uburakari uriya mwana uzi ko aramutse ikibazo nawe byari kuriho ibyo ni ibyo ariko tugira babarira ntabwo ngiye nongera kubyumva rwose tureke duha amahoro ikibazo ntabwo ari icyanjye jyenyine nawe uri ku Fabiola iki kibazo si icyanjye si icya Namisimbi si icya Isimbi wenyine twese ni icy'umuryango uyu mwana aramutse agize ikibazo n'urundi rubanza rwaruje ku muryango wawe ibyo rero reka mbabwire hangayikishwa n'urubanza ureke guhangayikishwa n'uriya mwana njye mbwiswe nimba kuko ari n'umuvandimwe wanjye ndagufasha kumushaka ariko umuvandimwe wanjye ibyo bimpamvu by'umuvandimwe ni ibiki ubu ntabwo ushobora gusanga umuntu agize ikibazo hariya ku nzira niba koko tugifitiye umutima wa kimuntu ukamutabara byaba ngombwa ukamucumbikira ntabwo wabikora niba waravuye ku muhanda ntigasubira mu muhanda yes hari ibi ariko nabwo tukamenya niba ari byo tukamenya na herere niba ari muzima tukamenya n'uburyo yagiye urabishinja dehari nyine nababaza ko arimo mwirwanaga ntabwo tubizi Isimbi niwe wajya gukunda kumusasira mu cyumba cye n'ibiki byose niwe wajya kumwitaho n'ibiki byose niwe nawe mwitagaho wowe Fabiola cyane cyane na Isimbi ese umuntu yagenda mwirukanka inyuma umwana niba akeneye hariya akaza ntabwo tuzi ibye twarabikubwiye ntabwo ushaka kutwumva ntabwo rwose widuha ibintu byinshi bituremereye icyambere na mbere tugomba kubanza kureba ibyacu by'abandi tukabireka we bite se ko ndeba uzo wirukanka no utabwiyanditse bimeze bite utaye akazi ujya hehe gusa hari amakuru mfite amakuru bwo kuki hari abagabo nabonye bari kuzamuka ari gucunga jaride ndabahagarika ndababaza uti nta mwana mwabonye banshushanyije abagabo babiri ngo bari umwe yari yambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'ubururu ariko undi ntabwo wambwiye imyenda yari yambaye uwamubonanye n'ako kana kamarade ntahundi bari hari inyuma ya gate nese bakubwiye ukuntu bareshya umwe ngo mugabo ni mugufi kamarade ntahundi ni kamarade ibyo bintu aya makuru yamaranye iminsi ukaba waracecetse ntibitubwire nabanje gukora iperereza ryanjye ntabwo uwo mugabo ndamwibuka nahise mwibuka wambaye ishati y'ubururu mugufi kamarade ubwo urumva atari ba kamarade na Emile nta n'abandi za genda ukomeze ubucuruzi umutekano hariya hanze urumva atari bari abagabo ni kamarade na Emile uko byagenda kose yes none kamarade na Emile bahuriye hehe n'uriya mwana kuza kumushimuta banzu bimbwire neza nganyumvira wumvira iki Anita ashobora kuba agiye kujya mu bibazo dore yuko Nyamuhungu yasinye yayabambye avuga ati njyewe ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose ariko ngatsindira urukundo rwa Anita twese twahise twibaza ngo azarutsindira gute ko nyamukobwa yamubwiye yuko atamukunda rero umukobwa niba yaramubwiye ko atamukunda azatsindira runo rukundo rwe gute Fabiola yari yumvikanye abwira Mukanambara ngo twanashimuta uriya Anita tukamushimuta tukamutwara ku mbaraga gusa Nyamuhungu ibyo ngibyo Fabiola impamvu atabikomeje nuko yatekerezaga yuko Nyamuhungu atabyemera Nyamuhungu yanabanze avuga ati mwarambeshye rero Nyamuhungu yavuze ati ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose kugira ngo tsindire urukundo rwa Anita ngo kuko nako gahungu k'urukundo ngo bagiye gushakana cyangwa ngo bakundana yumvisha ari agahungu gasuzuguritse k'agakene kari aho ngaho byanamusekeje cyane rero uyu munsi wa none Mukanambara ibyo ngibyo nta bintu byinshi yabivugagaho kuko Mukanambara arahangayitse cyane ahangayikishijwe n'umugabo we Rugema bagiye gufunga Rugema bazaniye impapuro zo kwitaba urukiko niyitabe afite ubwoba byanatumye Metere agenda asa nk'ubabaye cyane kuko Metere yamwinginze aramubwira ati ngwino witabe gusa Metere gahunda ye turayizi ashaka gufungisha Rugema gusa nubwo ashaka gufungisha Rugema ntabwo ibyo ngibyo Rugema bize rero kuba atabizi Metere ari gukoresha uko ashoboye gusa Metere yageze imbere ya Rugema amubwira yuko nta kintu azaba yari imbere ya Mukanambara abo bose ababwira yuko Rugema nta kintu azaba gusa yagera kuri ba kamarade nabo akababwira yuko Rugema
Rugema buri minsi mike ngo bamufunge. Dore yuko uyu mumetere yakomeje yinginga Rugema ati mbabarira kuko uranga kwitaba urukiko rukazaza kukwitwarira nibyo bizaba bibi cyane, kandi ikindi bashobora no kugukatira udahari nabyo bikaba bibi cyane. Rero urabizi yuko banamukatiye adahari akumva wenda bamukatiye burundu cyangwa se ibihano biremereye, uwo muntu akiri hanze hari n'igihe yatoroka akajya ahantu kure cyane. Rero Rugema yabyanze kwitaba urukiko, metere agenda asa nk'ubabaye. Ahangaha ubu ntabwo metere yagenda akandika ibintu bibi ugasanga anashyirishijemo Rugema binabaye ngombwa ko baza no kumwitorera. Mukanambara rero Fabiola yavugaga ngo genda nta kibi Rugema akagira ubwoba, ariko metere akimara kwava Mukanambara agiriye umugabo we inama aramubwira ati kugaragara imbere ya metere ufite ubwoba ni ibintu byemeza yuko wakoze icyaha, kandi ugomba kwitwara nk'umuntu utarakoze icyaha. Twashatse abatangabuhamya, dushaka abantu benshi kugira ngo uzatsinde, ariko uracyari kugaragaza nk'umugabo w'umunyantege nkeya, uracyari kugaragaza intege nkeya nuko ufite ubwoba, nuko wihamye ibyo byaha. Ibyo ngibyo rero biragaragaza yuko ushobora no kugera mu rukiko imbere yuriya witwa ngo perezida, yarangiza yakubaza ibintu byinshi cyane ukaba wanakikubita hasi, kandi ibyo byose ni ibintu bagenda banariza bavuga ati se umugabo yitwaye gute mu rukiko, byari bihagaze gute. Mukanambara byamubabaje, nibyo bibazo yifitiye kugeza aya magingo. Anita ashobora kuba agiye kujya mu bibazo, dore yuko Nyamuhungu yasinye yayabambye avuga ati njyewe ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose ariko ngatsindira urukundo rwa Anita. Twese twahise twibaza ngo azarutsindira gute ko nyamukobwa yamubwiye yuko atamukunda. Rero umukobwa niba yaramubwiye ko atamukunda azatsindira runo rukundo rwe gute? Fabiola yari yumvikanye abwira Mukanambara ngo twanashimuta uriya Anita tukamushimuta tukamutwara ku mbaraga. Gusa Nyamuhungu ibyo ngibyo Fabiola impamvu atabikomeje nuko yatekerezaga yuko Nyamuhungu atabyemera. Nyamuhungu yanabanze avuga ati mwarambeshye. Rero Nyamuhungu yavuze ati ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose kugira ngo tsindire urukundo rwa Anita, ngo kuko nako gahungu k'urukundo ngo bagiye gushakana cyangwa ngo bakundana, yumvisha ari agahungu gasuzuguritse k'agakene kari aho ngaho, byanamusekeje cyane. Rero uyu munsi wa none Mukanambara ibyo ngibyo nta bintu byinshi yabivugagaho, kuko Mukanambara arahangayitse cyane, ahangayikishijwe n'umugabo we Rugema bagiye gufunga. Rugema bazaniye impapuro zo kwitaba urukiko ntiyitabe, afite ubwoba. Byanatumye metere agenda asa nk'ubabaye cyane, kuko metere yamwinginze aramubwira ati ngwino witabe. Gusa metere gahunda ye turayizi, ashaka gufungisha Rugema. Gusa nubwo ashaka gufungisha Rugema ntabwo ibyo ngibyo Rugema bize. Rero kuba atabizi metere ari gukoresha uko ashoboye. Gusa metere yageze imbere ya Rugema amubwira yuko nta kintu azaba, yari imbere ya Mukanambara, abo bose ababwira yuko Rugema nta kintu azaba. Gusa yagera kuri ba kamarade nabo akababwira yuko Rugema buri minsi mike ngo bamufunge. Dore yuko uyu mumetere yakomeje yinginga Rugema ati mbabarira kuko uranga kwitaba urukiko rukazaza kukwitwarira nibyo bizaba bibi cyane, kandi ikindi bashobora no kugukatira udahari nabyo bikaba bibi cyane. Rero urabizi yuko banamukatiye adahari akumva wenda bamukatiye burundu cyangwa se ibihano biremereye, uwo muntu akiri hanze hari n'igihe yatoroka akajya ahantu kure cyane. Rero Rugema yabyanze kwitaba urukiko, metere agenda asa nk'ubabaye. Ahangaha ubu ntabwo metere yagenda akandika ibintu bibi ugasanga anashyirishijemo Rugema binabaye ngombwa ko baza no kumwitorera. Mukanambara rero Fabiola yavugaga ngo genda nta kibi Rugema akagira ubwoba, ariko metere akimara kwava Mukanambara agiriye umugabo we inama aramubwira ati kugaragara imbere ya metere ufite ubwoba ni ibintu byemeza yuko wakoze icyaha, kandi ugomba kwitwara nk'umuntu utarakoze icyaha. Twashatse abatangabuhamya, dushaka abantu benshi kugira ngo uzatsinde, ariko uracyari kugaragaza nk'umugabo w'umunyantege nkeya, uracyari kugaragaza intege nkeya nuko ufite ubwoba, nuko wihamye ibyo byaha. Ibyo
ngibyo rero biragaragaza yuko ushobora no kugera mu rukiko imbere yuriya witwa ngo perezida, yarangiza yakubaza ibintu byinshi cyane ukaba wanakikubita hasi. Kandi ibyo byose ni ibintu bagenda banariza bavuga ati se umugabo yitwaye gute mu rukiko, byari bihagaze gute. Mukantabara byamubabaje, nibyo bibazo yifitiye kugeza aya magingo. Anita ashobora kuba agiye kujya mu bibazo, dore yuko Nyamuhungu yasinye yayabambye avuga ati njyewe ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose ariko nkatsindira urukundo rwa Anita. Twese twahise twibaza ngo azarutsindira gute ko nyamukobwa yamubwiye yuko atamukunda. Rero umukobwa niba yaramubwiye ko atamukunda, azatsindira runo rukundo rwe gute? Fabiola yari yumvikanye abwira Mukantabara ngo twanashimuta uriya Anita, tukamushimuta tukamutwara ku mbaraga. Gusa Nyamuhungu ibyo ngibyo Fabiola impamvu atabikomeje nuko yatekerezaga yuko Nyamuhungu atabyemera. Nyamuhungu yanabanze avuga ati mwarambeshye. Rero Nyamuhungu yavuze ati ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose kugira ngo tsindire urukundo rwa Anita, ngo kuko nako gahungu k'urukundo ngo bagiye gushakana cyangwa ngo bakundana, yumvisha ari agahungu gasuzuguritse k'agakene kari aho ngaho, byanamusekeje cyane. Rero uyu munsi wa none Mukantabara ibyo ngibyo nta bintu byinshi yabivugagaho, kuko Mukantabara arahangayitse cyane, ahangayikishijwe n'umugabo we Rugema bagiye gufunga. Rugema bazaniye impapuro zo kwitaba urukiko ntiyitabe, afite ubwoba. Byanatumye Metere agenda asa nk'ubabaye cyane, kuko Metere yamwinginze aramubwira ati ngwino witabe. Gusa Metere gahunda ye turayizi, ashaka gufungisha Rugema. Gusa nubwo ashaka gufungisha Rugema ntabwo ibyo ngibyo Rugema bize. Rero kuba atabizi Metere ari gukoresha uko ashoboye. Gusa Metere yageze imbere ya Rugema amubwira yuko nta kintu azaba, yari imbere ya Mukantabara, abo bose ababwira yuko Rugema nta kintu azaba. Gusa yagera kuri ba kamarade nabo akababwira yuko Rugema buri minsi mike ngo bamufunge. Dore yuko uyu Metere yakomeje yinginga Rugema ati mbabarira kuko uranga kwitaba urukiko rukazaza kukwitwarira, nibyo bizaba bibi cyane, kandi ikindi bashobora no kugukatira udahari, nabyo bikaba bibi cyane. Rero urabizi yuko banamukatiye adahari akumva wenda bamukatiye burundu cyangwa se ibihano biremereye, uwo muntu akiri hanze hari n'igihe yatoroka akajya ahantu kure cyane. Rero Rugema yabyanze kwitaba urukiko. Metere agenda asa nk'ubabaye. Ahangaha ubu ntabwo Metere yagenda akandika ibintu bibi ugasanga anashyirishijemo Rugema, binabaye ngombwa ko baza noneho kumwitorera. Mukantabara rero Fabiola yavugaga ngo genda nta kibi, Rugema akagira ubwoba. Ariko Metere akimara kwava, Mukantabara yagiriye umugabo we inama, aramubwira ati kugaragara imbere ya Metere ufite ubwoba ni ibintu byemeza yuko wakoze icyaha, kandi ugomba kwitwara nk'umuntu utarakoze icyaha. Twashatse abatangabuhamya, dushaka abantu benshi kugira ngo uzatsinde, ariko uracyari kugaragaza nk'umugabo w'umunyantege nkeya, uracyari kugaragaza intege nkeya, nuko ufite ubwoba, nuko wihamye ibyo byaha. Ibyo ngibyo rero biragaragaza yuko ushobora no kugera mu rukiko imbere yuriya witwa ngo perezida, yarangiza yakubaza ibintu byinshi cyane ukaba wanakikubita hasi. Kandi ibyo byose ni ibintu bagenda banariza bavuga ati se umugabo yitwaye gute mu rukiko, byari bihagaze gute. Mukantabara byamubabaje, nibyo bibazo yifitiye kugeza aya magingo. Anita ashobora kuba agiye kujya mu bibazo, dore yuko Nyamuhungu yasinye yayabambye avuga ati njyewe ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose ariko nkatsindira urukundo rwa Anita. Twese twahise twibaza ngo azarutsindira gute ko nyamukobwa yamubwiye yuko atamukunda. Rero umukobwa niba yaramubwiye ko atamukunda, azatsindira runo rukundo rwe gute? Fabiola yari yumvikanye abwira Mukantabara ngo twanashimuta uriya Anita, tukamushimuta tukamutwara ku mbaraga. Gusa Nyamuhungu ibyo ngibyo Fabiola impamvu atabikomeje nuko yatekerezaga yuko Nyamuhungu atabyemera. Nyamuhungu yanabanze avuga ati mwarambeshye. Rero Nyamuhungu yavuze ati ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose kugira ngo tsindire urukundo rwa Anita, ngo kuko nako gahungu k'urukundo ngo bagiye gushakana cyangwa ngo bakundana, yumvisha ari agahungu gasuzuguritse k'agakene kari aho ngaho, byanamusekeje cyane. Rero uyu munsi wa none Mukantabara ibyo ngibyo nta bintu byinshi yabivugagaho, kuko Mukantabara arahangayitse cyane, ahangayikishijwe n'umugabo we
Rugema bagiye gufunga, Rugema bazaniye impapuro zo kwitaba urukiko ntiyitabe, afite ubwoba. Byanatumye Metere agenda asa nk'ubabaye cyane kuko Metere yamwinginze aramubwira ati ngwino witabe. Gusa Metere gahunda ye turayizi, ashaka gufungisha Rugema. Gusa nubwo ashaka gufungisha Rugema ntabwo ibyo ngibyo Rugema bize. Rero kuba atabizi Metere ari gukoresha uko ashoboye. Gusa Metere yageze imbere ya Rugema amubwira yuko nta kintu azaba, yari imbere ya Mukanambara. Abo bose ababwira yuko Rugema nta kintu azaba. Gusa yagera kuri ba kamarade nabo akababwira yuko Rugema buri minsi mike ngo bamufunge. Dore yuko uyu Metere yakomeje yinginga Rugema ati mbabarira kuko uranga kwita urukiko rukazaza kukwitwarira nibyo bizaba bibi cyane, kandi ikindi bashobora no kugukatira udahari nabyo bikaba bibi cyane. Rero urabizi yuko bana mukatiye adahari akumva wenda bamukatiye burundu cyangwa se ibihano biremereye, uwo muntu akiri hanze hari n'igihe yatoroka akajya ahantu kure cyane. Rero Rugema yabyanze kwitaba urukiko. Metere agenda asa nk'ubabaye. Ahangaha ubu ntabwo Metere yagenda akandika ibintu bibi ugasanga anashyirishijemo Rugema binabaye ngombwa ko baza noneho kumwitorera. Mukanambara rero Fabiola yavugaga ngo genda nta kibi Rugema akagira ubwoba, ariko Metere akimara kwava Mukanambara yagiriye umugabo we inama aramubwira ati kugaragara imbere ya Metere ufite ubwoba ni ibintu byemeza yuko wakoze icyaha, kandi ugomba kwitwara nk'umuntu utarakoze icyaha. Twashatse abatangabuhamya, dushaka abantu benshi kugira ngo uzatsinde, ariko uracyari kugaragaza nk'umugabo w'umunyantege nkeya, uracyari kugaragaza intege nkeya nuko ufite ubwoba, nuko wihamye ibyo byaha. Ibyo ngibyo rero biragaragaza yuko ushobora no kugera mu rukiko imbere yuriya witwa ngo perezida, yarangiza yakubaza ibintu byinshi cyane ukaba wanakikubita hasi. Kandi ibyo byose ni ibintu bagenda banariza bavuga ati se umugabo yitwaye gute mu rukiko, byari bihagaze gute. Mukanambara byamubabaje, nibyo bibazo yifitiye kugeza aya magingo. Anita ashobora kuba agiye kujya mu bibazo, dore yuko Nyamuhungu yasinye yayabambye avuga ati njyewe ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose ariko ngatsindira urukundo rwa Anita. Twese twahise twibaza ngo azarutsindira gute ko Nyamukobwa yamubwiye yuko atamukunda. Rero umukobwa niba yaramubwiye ko atamukunda azatsindira runo rukundo rwe gute? Fabiola yari yumvikanye abwira Mukanambara ngo twanashimuta uriya Anita, tukamushimuta tukamutwara ku mbaraga. Gusa Nyamuhungu ibyo ngibyo Fabiola impamvu atabikomeje nuko yatekerezaga yuko Nyamuhungu atabyemera. Nyamuhungu yanabanze avuga ati mwarambeshye. Rero Nyamuhungu yavuze ati ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose kugira ngo tsindire urukundo rwa Anita, ngo kuko nako gahungu k'urukundo ngo bagiye gushakana cyangwa ngo bakundana, yumvisha ari agahungu gasuzuguritse k'agakene kari aho ngaho, byanamusekeje cyane. Rero uyu munsi wa none Mukanambara ibyo ngibyo nta bintu byinshi yabivugagaho, kuko Mukanambara arahangayitse cyane, ahangayikishijwe n'umugabo we Rugema bagiye gufunga, Rugema bazaniye impapuro zo kwitaba urukiko ntiyitabe, afite ubwoba. Byanatumye Metere agenda asa nk'ubabaye cyane kuko Metere yamwinginze aramubwira ati ngwino witabe. Gusa Metere gahunda ye turayizi, ashaka gufungisha Rugema. Gusa nubwo ashaka gufungisha Rugema ntabwo ibyo ngibyo Rugema bize. Rero kuba atabizi Metere ari gukoresha uko ashoboye. Gusa Metere yageze imbere ya Rugema amubwira yuko nta kintu azaba, yari imbere ya Mukanambara. Abo bose ababwira yuko Rugema nta kintu azaba. Gusa yagera kuri ba kamarade nabo akababwira yuko Rugema buri minsi mike ngo bamufunge. Dore yuko uyu Metere yakomeje yinginga Rugema ati mbabarira kuko uranga kwita urukiko rukazaza kukwitwarira nibyo bizaba bibi cyane, kandi ikindi bashobora no kugukatira udahari nabyo bikaba bibi cyane. Rero urabizi yuko bana mukatiye adahari akumva wenda bamukatiye burundu cyangwa se ibihano biremereye, uwo muntu akiri hanze hari n'igihe yatoroka akajya ahantu kure cyane. Rero Rugema yabyanze kwitaba urukiko. Metere agenda asa nk'ubabaye. Ahangaha ubu ntabwo Metere yagenda akandika ibintu bibi ugasanga anashyirishijemo Rugema binabaye ngombwa ko baza noneho kumwitorera. Mukanambara rero Fabiola yavugaga ngo genda nta kibi Rugema akagira ubwoba, ariko Metere akimara kwava Mukanambara yagiriye umugabo we inama aramubwira ati
kugaragara imbere ya metere ufite ubwoba ni ibintu byemeza yuko wakoze icyaha, kandi ugomba kwitwara nk'umuntu utarakoze icyaha. Twashatse abatangabuhamya, dushaka abantu benshi kugira ngo uzatsinde, ariko uracyari kugaragaza nk'umugabo w'umunyantege nkeya, uracyari kugaragaza intege nkeya, nuko ufite ubwoba, nuko wihamye ibyo byaha. Ibyo ngibyo rero biragaragaza yuko ushobora no kugera mu rukiko imbere y'uriya witwa ngo perezida, yarangiza yakubaza ibintu byinshi cyane ukaba wanakikubita hasi, kandi ibyo byose ni ibintu bagenda banariza bavuga ati se umugabo yitwaye gute mu rukiko, byari bihagaze gute. Mukantabara byamubabaje, nibyo bibazo yifitiye kugeza aya magingo. Anita ashobora kuba agiye kujya mu bibazo, dore yuko Nyamuhungu yasinye yayabambye avuga ati njyewe ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose ariko ngatsindira urukundo rwa Anita. Twese twahise twibaza ngo azarutsindira gute ko nyamukobwa yamubwiye yuko atamukunda. Rero umukobwa niba yaramubwiye ko atamukunda, azatsindira runo rukundo rwe gute? Fabiola yari yumvikanye abwira Mukantabara ngo twanashimuta uriya Anita, tukamushimuta tukamutwara ku mbaraga. Gusa Nyamuhungu ibyo ngibyo Fabiola impamvu atabikomeje nuko yatekerezaga yuko Nyamuhungu atabyemera. Nyamuhungu yanabanze avuga ati mwarambeshye. Rero Nyamuhungu yavuze ati ngomba gukoresha icyo nshoboye cyose kugira ngo tsindire urukundo rwa Anita, ngo kuko nako gahungu k'urukundo ngo bagiye gushakana cyangwa ngo bakundana, yumvisha ari agahungu gasuzuguritse k'agakene kari aho ngaho, byanamusekeje cyane. Rero uyu munsi wa none Mukantabara ibyo ngibyo nta bintu byinshi yabivugagaho, kuko Mukantabara arahangayitse cyane, ahangayikishijwe n'umugabo we Rugema bagiye gufunga. Rugema bazaniye impapuro zo kwitaba urukiko ntiyitabe, afite ubwoba. Byanatumye metere agenda asa nk'ubabaye cyane, kuko metere yamwinginze aramubwira ati ngwino witabe. Gusa metere gahunda ye turayizi, ashaka gufungisha Rugema. Gusa nubwo ashaka gufungisha Rugema, ntabwo ibyo ngibyo Rugema bize. Rero kuba atabizi metere ari gukoresha uko ashoboye. Gusa metere yageze imbere ya Rugema amubwira yuko nta kintu azaba, yari imbere ya Mukantabara, abo bose ababwira yuko Rugema nta kintu azaba. Gusa yagera kuri ba kamarade nabo akababwira yuko Rugema buri minsi mike ngo bamufunge. Dore yuko uyu mumetere yakomeje yinginga Rugema ati mbabarira, kuko uranga kwitaba urukiko rukazaza kukwitwarira, nibyo bizaba bibi cyane, kandi ikindi bashobora no kugukatira udahari, nabyo bikaba bibi cyane. Rero urabizi yuko banamukatiye adahari, akumva wenda bamukatiye burundu cyangwa se ibihano biremereye, uwo muntu akiri hanze hari n'igihe yatoroka akajya ahantu kure cyane. Rero Rugema yabyanze kwitaba urukiko, metere agenda asa nk'ubabaye. Ahangaha ubu ntabwo metere yagenda akandika ibintu bibi ugasanga anashyirishijemo Rugema, binabaye ngombwa ko baza no kumwitorera. Mukantabara rero Fabiola yavugaga ngo genda nta kibi, Rugema akagira ubwoba, ariko metere akimara kwava Mukantabara agiriye umugabo we inama, aramubwira ati kugaragara imbere ya metere ufite ubwoba ni ibintu byemeza yuko wakoze icyaha, kandi ugomba kwitwara nk'umuntu utarakoze icyaha. Twashatse abatangabuhamya, dushaka abantu benshi kugira ngo uzatsinde, ariko uracyari kugaragaza nk'umugabo w'umunyantege nkeya, uracyari kugaragaza intege nkeya, nuko ufite ubwoba, nuko wihamye ibyo byaha. Ibyo ngibyo rero biragaragaza yuko ushobora no kugera mu rukiko imbere y'uriya witwa ngo perezida, yarangiza yakubaza ibintu byinshi cyane ukaba wanakikubita hasi, kandi ibyo byose ni ibintu bagenda banariza bavuga ati se umugabo yitwaye gute mu rukiko, byari bihagaze gute. Mukantabara byamubabaje, nibyo bibazo yifitiye kugeza aya magingo.